ariho kandi tuze no kwibaza muri Ferwafa wa muco kudahana waracitse, niyo mpamvu tubona nyine uhanwa ukoze ikosa wese abihanirwa. Ariko mbere na mbere abasifuzi kugira ngo tubwire n'abantu badukurikiye kuri Radio Rwanda ndetse n'abatwumvira ahangaha mu murenge wa Busogo, abasifuzi amakosa bahaniwe ya nyayo na yahe yirengagijwe muri match yahuje Bugesera n'ikipe ya Muhanga. Abigarutseho neza cyane Iberi, ngira ngo mu itangazo aragenda yongera kutunganira. Harimo icyambere cy'ikosa Bonheur umuzamu wa Muhanga yakoze cyo gusohoka karenga urubuga rwe yemerewe nk'umugardiye cyangwa se ruriya rubuga rw'amahina, noneho agakubita umupira n'ibipfunsi cyangwa se n'amaboko kandi yarenze imbago ze aho yemerewe. Ibyo rero bavuga yuko yakoze icyo bita denying an obvious goal scoring opportunity. Ngo yabujije igitego kujya mu izamu, amahirwe agaragara yandi yari kuvamo igitego. Ibyo umusifuzi wagombaga kubihana yarabyirengagije. No ku ruhande no hagati. No hagati. Iriya ni uwo hagati rwose. Si byose? No hagati bireba. Nubwo yafatanya no ku ruhande ariko ni ibintu bigaragarira amaso. Kandi rwose unanarebye kuri video uriya ari ukuntu uvuga ngo umuzamu wenda yarahagaze mu rubuga rwe, ariko umupira wenda amaboko arayasohora ayarenza wenda umurongo ariko ahagaze hariya kuri uriya murongo neza. Rero ujya wibuka penalty yateje impaka ya Suwane, bavuga ngo Suwane yakoze umupira ngo ari muri penalty cyangwa atari muri penalty. Kwa kundi ubuntu umuntu ari ku murongo, Bonheur we rero yari yanawurenze yigiye imbere rwose bigaragara. Hari ukuntu uvuga ngo wenda hazamo kwibeshya n'umuntu, ntago ariko bimeze, yari yaharenze cyane. Icyo biriya naranabivuze no kuwa mbere umuga rw'imikino, biriya ntago ari ukwibeshya, biriya n'uburangare buhanirwa. Icyo kirumvikana. Icya kabiri hano bavuga ko umusifuzi yagombaga kumuhanisha direct free kick, agatanga nyine kufra direct, akanatanga ikarita y'umutuku. Yego, ikarita y'umutuku kuko yarenze urubuga rw'amahina agakinisha amaboko, ndetse na kufra ku ikipe ya Bugesera ashoboka no kubaha igitego. Ibyo byabaye hakiri kare. Ibyo byabaye bataratsindwa igitego. Noneho nkaho bidahagije, umusifuzi yemera no kureka ikipe ya Muhanga iri kubaka ngo ijye gutsinda umupira kwa kundi baba bapasanya abakinnyi. Umusifuzi nawe ari kwiruka areba ahagarara heza kugira ngo arebe ko umukino ugenda, umupira umukoraho. Mu mategeko ubusanzwe ukimukora arasifura, yego akawusubiza ikipe yari ufite, ariko arabanza akawuhagarika kugira ngo atagira icyo bita involvement mu mukino, kuvuga ngo wenda ngo ngiye gutanga pasi hano ngo ariko kuko umupira ukwikubisa wari arbitre igihe hari arabireka. Ibyo ni nkana kuko ziryo tegeko ntabwo wasifura utarizi ko umupira ukoze wari arbitre uhagarika. Nibura tujya tubibona umukoro hari n'imbere zamu rwose akavuga ati muyimuretse, akabanza agasifura akawufata akawubanagira akavuga ati mukomeze mukine, ariko hakabaho kutangiza mbese akurikijeho bawumushoteye. Yarawuretse ari nawe wavuyemo igitego cya igitego Cedric Kuvro Santrateye bangura umupira bamushose, yanze kuwusifura, yanga nyine kongera ngo awufate usubize. Kandi no kuvuga ngo ne Bugesera umupira utuvamo igitego, ne Bugesera ritangiye uburyo umuntu yarekepe umupira, batangiye uburyo rwose yapashe umupira umusifuzi ari kwirukanka. Nacyo ni ikibazo rega buriya mu masomo y'abasifuzi hari isomo bita positioning, uvuga ngo kumenya guhagarara kumenya guhagarara, ukamenya ngo ndahagarara hehe ku buryo ntashobora kubangamira umupira cyangwa se abakinnyi badashobora kunshota. Ko naje gusanga uriya musifuzi Olivier buriya ngo iriya yari yo match ya mbere mu cyiciro cya mbere. Urumva ubwo rero aracyari mushya, navuga ko kano kanyafu wamucishijeho nawe agiye kongera gusubiza ubwenge ku gihe kari gakenewe. Yinjiye nabi, ariko mu kwinjira nabi kwe ngewe hari icyo Ruvuyanga abaje cyo kuvuga ngo umuco wo kudahana waracitse. Ndabona mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere rwose hari n'ifoto nabonye yasirikiriye muri iki gitondo, Perezida wa Federation Shema Fabrice ari kumwe na Minister. Ubona bari kuganira ahantu wagira ngo ni nk'ahantu hirenge, bariho basura ibikorwa remezo by'umupira w'amaguru, hoteli Gicumbi ya stade. Yego, navuga ko ni byiza pe, barimo guhana birasa neza, ariko mu mategeko ya Federation bagira akantu bakosora. Iberi iki kintu kitwogwanisha ibyumweru njya ntabwo nkemera. Ndagusobanurira impamvu. Bakabaye bahana gute? Ejo bundi tuzajya gutya twikubite muri international break, umuntu amukubita ibyumweru bibiri, kandi ibyo byumweru bibiri nta match zihari,
kuko baguhana bakurikije umunsi wakoreye ikosa bagukubita ibyumweru bibiri ariko ibyo byumweru bibiri duhita twigira mu Oya, Mavubi bebarwa igihe shampiyona irimo. ariko sinzi ukuntu babibona Oya, baba ari ibyumweru. none se reka nkubaze Rwose. reka nidushake tubare nidushake tubare mu gihe shampiyona irimo aradukurikira nta kibazo nidushake neza ase reka nkwereke nidushake tubare kuko igihe abandi bakuru shampiyona bavuze irimo yuko ngo bahana jurune oya nibyo nanjye kukubwira nibashake babare aho banditse ibyumweru Hano ni ibyumweru bitanu. nidushake tuvuga se nishake ba shampiyona irimo ariho bafatira okay none se nk'umuntu ibyumweru bitanu imikino izabamo ya shampiyona ubuze ari ingahe so ahandi uzarebe mu Bwongereza n'ahandi nabonye batembere kuturusha baguhana jurune baravuga ngo ahagaritswe kudasifura imikino ine ya shampiyona izo ni jurune enye akamenya ngo wenda ku munsi wa gatanu wa shampiyona kugera wenda ku wa 9 ntago nzasifura niyo hazi ikiza niyo hazi iki iyo minsi ubwo wenda niba Rayon iri bukine na Marine mfata urugero kuri Rayon simpari wenda Rayon niba izakurikizaho APR simpari ndi gufatira kuri journée za Rayon ubwo ndi kuvuga shampiyona yose wenda niba Rayon izakurikizaho Gicumbi simpari wenda niba Rayon izakurikizaho wenda Musanze simpari akaba bizi ikindi aba basifuzi bakora nk'ibi bintu byo ubona birimo kwexagera ubona hatarimo margin yo kwibeshya kuko uyu nguyu ibintu yakoze ntago ari ukwibeshya ni ibintu yakoze nkana umupira ugukozeho umupira si urushisha umupira ugukozeho urabyumva reka da yaranaguye ahubwo wari umugujije umupira none se arabyumvisha umuntu witwa ngo arasifura niba umupira umukozeho abizi ko umupira ugukozeho uhagarika ibyo tuvuga ko ari ukwibeshya ubakiseri ubu nagukubita urushyi gutya ukavuga ngo sinabyumvise none si ubwo bibaho none si ibyo si ukureka umuntu nkana ibyo rero byumweru bitanu kuri we sinabyemera we n'ibiki kuko yakoze ikosa ridashingiye ku bumenyi buke ni ikosa nkana ibyo biratandukanye burya umuntu yakwibeshya ari gutanga umuhondo ari gutanga umutu okay nabanze rero agende ajye mu cyiciro cya kabiri ashyiremo imbaraga ibera ubwo rero ko aribwo yakizamurwa mu kuba yarazamutse rero njye nibyo ndi kukubwira ubwo wamuhaye graduation yaramwihutishije yamuzamuye imburagihe ni kwa kundi bakura umuntu muri maternelle bakamushyira muri primaire ataragira ubwenge bwo kuyiga nabanze agende yite amakosa Bugesera yarare niyo kipe yarenganye izi zose zarekaramye nabiriya byo kuri mukura nta kipe yarenganye nka Bugesera ariko uziko Garde yasohotse ava nkaha atera nk'intambwe akubita umupira n'amaboko yateye intambwe irenga avuye ku rubuga rwe abona aho ngicyo Rugaju yaravuze ejo Vice President yakivuzeho icyo yaravuze cyo kuba bahaniye ibyumweru aho kugira ngo bahane imikino Vice President Richard yavuze ko bari gukurikiza amategeko yo muri 2019 ya Ferwafa ariko barashaka kuvugurura ayo mategeko yo muri 2019 ubwo yavuze ko no mu byo bazavugurura n'iki kintu cyo kuvuga ngo bahaniye ibyumweru bagomba kugihindura ahubwo bakajya bahana imikino rwose nkuko Rugaju bivuga na Vice President yavuze ko bagomba kubihindura kubera ko ntabwo bijyanye n'igi yego ndagira ngo tubyihutemo kuko turacyari ku basifuzi ariko rigani nubwo twari twabonye zandane zaje kuri email noneho Ferwafa kera kabaye irabisohoye isohoye ibyo twavuga twahero bya Bugesera isohora iby'amagaju yereze ikarita y'umutuku kuri Rayon Sport isohora ibyo APR yayisabye gusuzuma niko babyise mereye ku by'ikarita itukura umukino wa Rayon Sport n'amagaju Ferwafa iravuze iti nyuma y'uko komisiyo igejejweho ubusabe bw'amagaju yagaragaje kutishimira icyemezo cy'umusifuzi ku mukino wabahuje na Rayon Sport umunsi wa gatanu bakinnye tariki ya 24 kwa 10 uyu mwaka kuri Kigali Pele Stadium aho amagaju yagaragaje ko umukinnyi numero 27 Rwema Amuza nta kosa yakoze ku munota wa 23 ryatuma habwa ikarita itukura. Komisiyo igendeye ku mashusho ifite inagendeye kuri raporo ya komiseri w'umukino yasanze bigaragara ko umusifuzi yari ari hafi yahabereye igikorwa action cyangwa se action abireba neza ibyo bita ngo ni proximity and angle of view bityo ikaba yemeje ko umusifuzi yafashe icyemezo gikwiye. Ibisobanuro birambuye kuri iki cyemezo byashyikirijwe abo bireba mugira amahoro. Umureye yahise ashyiramo vuvuzera hano aravuga ati amaganda aho ngo turayagaritse kuko yigenje vuvuzera nayumvishe. Ubwo rero ni kuri uwo mukino kuko habaye insida eshatu. Hanyuma tujye ku kindi kibazo cya APR. APR Ferwafa iravuga iti abafana ba APR mu byumve neza imyanzuro ya komisiyo ishinzwe imisifurire ku mukino ya Rwanda Premier League yo ku munsi wa gatanu Kiyovu Sport
Vasezi APRFC cyangwa se Kiyovu Sport yakiriyemo APR. Nyuma y'uko komisiyo ishinzwe imisifurire isuzumye ubusabe bw'ikipe ya APRFC bwo kuwa 27 z'ukwezi kwa 10, aho yasabaga gusuzuma imisifurire mu mukino wahuje Kiyovu Sport na APRFC umunsi wa gatanu wabaye kuwa 25 z'ukwezi kwa 10 2025. Komisiyo imaze gusuzuma neza amashusho yasanze umusifuzi yarafashe ibyemezo bikwiye mu mukino. Ibisobanuro birambuye kuri iki cyemezo byashyikirijwe abo bireba mugira amahoro. Ubwo ni Kiyovu Sport na APRFC. APRFC iteye utwatsi, Rayon Sport Amagaju ateye utwatsi. Kuri ko mwari muri kuri stade icyemezo Ferwafa bafashe muremeranya nacyo. kuri nsida ku Magaju bavuze ko badafite ishusho igaragaza koko niba wenda umusifuzi yari gutanga ikarita y'umuhondo ntatanga iy'umutuku, kandi koko none areba video y'iberi ntabwo igaragaza ko kwijana kwijana uriya musore niba yari takre iri severe cyangwa se ikabije Rwema. Hari ukuntu rero ari jijuma cyangwa se ari icyemezo cyafatwa navuga ngo mu bice bibiri, nko kuvuga ati wenda amashusho ntahagije yaduha igisubizo. Harimo buriya no kumva umusifuzi ashobora no kuvuga ati nge nabonye yarabaye nk'utera takre wenda ntiyayihamya neza, ariko yari afite wenda intention ko mu mupira nabo barayihana iberi kugira ubushake bwo gukora ikintu, ntibisobanuye ko bakigezeho. No mu mategeko asanzwe y'ubuzima tubamo abantu barabizi ko ubu ngubu ndamutse mbwiye umuntu ngo nzakwica ariko simwica yandega muri ribo bakamfunga, ibyo bintu ntabwo mubizira. Yego nshobora gushaka gutera umukinnyi takre sinyihamye ngashaka kumukandagira, ariko kubw'amahirwe Imana ikamufasha agasimbuka, ari nacyo Basane yakoze. Ariko bakareba iyo muhamye izo mbaraga waruzanye, uko kuntu waruje, uko kuntu wari wafunguye godiyo washyizemo imbaraga zose, akaba ati yamuhamya yari kumuca igufwa ry'umurundi cyangwa ruseke. Oya nukuje bishobora gutuma umukinnyi adakina baro neza, atiyumva neza kugira ngo akine baro. Ntekereza ko nicyo bakireba ko bati nubwo utamuhamije takira ko ntabwo yahamije Basane rwose, ko Basane yarasimbutse barakomeza baranakina, ariko wenda bakaba bati yari takira ubona irimo imbaraga nyinshi, icyo bakakimuhanira. So nge ndumva biri fair kuri aperi. Icyemezo cyo kuri Sekiganda position yanjye ni imwe, nicyo ikarita y'umutuku ya Sekiganda yo ndayemera. Aperi yaravuze ngo Ruboneka yari yakorewe ikosa, ariko interpretation ntago bayumvise neza. Tubisobanure gutya, kuba Ruboneka yakorewe ikosa ntibari sifuri ntibisobanuye yuko imbere Sekiganda agomba gukora irindi, ngo kuko Ruboneka yakorewe ikosa ntibari sifuri, kuko batari sifuye ntago bereza umukinnyi wa Aperi wundi gukora irindi. Urugero, niba Xera akoze ikosa turi mu ikipe imwe nkabona arbitre ntari sifuye, nge Rugaju usimita ntega Ruvuyanga mu yindi kipe, kuko mbizi neza yuko batahanye ikosa ryakorewe Rugangura dukinana. Ibya Rugangura niba batabisifuye nge ntegetswe gukina neza, ntabwo nanjye mpita nkorera ikosa uwundi kuko yarafite ikarita y'umuhondo bamuhiya kabiri. So kuri Sekiganda ndabyemera, ariko hari ahantu Aperi yarenganye kuri Omedi, iriya yari penalty clear penalty rwose. Omedi umukinnyi wa Kiyovu yakubise ukuguru kwa Omedi ntiyigeze akina umupira, kandi Omedi yari yakoze control y'umupira, bamuha umupira mu rugo rw'amahina arawufunga arawukontorora yitegura gushota. Umukinnyi wa Kiyovu araza aho kugira ngo akubite umupira akubita ukuguru kw'imoso kwa Sekiganda. Sekiganda kwa Omedi yitura hasi mu rugo rw'amahina. Iriya ntabwo ari diving rwose, biragaragara. Ahubwo se Rugaju wabonye ko muri aya matangazo ya Ferwafa rero icyo ngira ngo wongerereho, wabonye uburyo badetaye iyi action ya Rwema amuza kuri Rayon Sport, bakavuga nimero yari yambaye n'uburyo babishyize muri detaye mu itangazo ryo kuri match ya AP na Kiyovu. Ndi kureba nkabonamo izi detaye ntazirimo, kubera ko niba bavuga ngo dukurikije ngo gusuzuma amashusho, ntabwo bavuze ngo amashusho yahe, kuko turibaza amashusho basuzumaga ni kuri penalty AP rega ko yagomba guhabwa Omedi, cyangwa se n'ikarita y'umutuku yahawe Sekiganda itemera. Vuga ngo rero nta detail ho bashyizemo, kandi ahandi hose twabonye bashyizemo detail zirambuye. Detail bazandikiye ngo abo bireba nicyo bashyizemo. Ubwo no kuvuga ngo niba mutanyuzwe n'ibyo tubabwiye mwabaza abo bireba twabasobanuriye. Ibisobanuro byisumbuyeho n'umundi baba bagomba kubitanga, kubera ko urumva niba ari nk'ibyo bya za penalty n'ibindi bagenda baguha angle cyangwa se
nuko ishusho ryari rimeze. Gusa ikintu cyo kwamerera wenda muri Rwanda Premier League ni ijambo rimwe ntekereza cyazanafasha Axel. Byabaye byiza Rwanda Premier League yatangiye gushyiraho abantu bazajya bakora ibi byo guhemba abakinnyi ba man of the match. Nge nasaba ko hari undi muntu urabona haba hari raporo ya komiseri, haba hari umusifuzi wa kane, haba hari n'abasifuzi nyine uko match yagenze, haba hari n'ayo mashusho. Federation nitekereza uburyo yazajya ishyira umuntu kuri match wundi ushobora kuba yabafasha mu kijyanye no gukora game assessment. Ubundi rifari asesa ubundi ntago kuri match zose aza. Rifari asesa aza kuri match zikomeye. Buriya nko kuri match ya Rayon na APR rifari asesa uzamubona. Ariko ku zindi match biraza bikarangira kuri komiseri gusa nta rifari asesa ubuhari. Impamvu nari mbivuze sirito nko kuri zo zikomeye zifite n'icyo zivuze ku gikombe Ruvuyanga zitazateza ibibazo. Ejo umusifuzi na komiseri bakoze raporo n'undi akazaniye rifari asesa bakaziteranya hamwe bakaganira, birushaho gutanga ishusho kuruta uko wenda twavuga ngo ishusho rya televiziyo cyangwa se image ya televiziyo twashaka ntitwayibonye. Noneho bikaba byakoroshya ikibazo wenda mu kujya gufata umwanzuro. Gusa icyo navuga ntibikwiye nanone kuba ngo basifuzi bakuka umutima. Abasifuzi tureke kumva ko ari abanyabyaha, tureke kumva ko ari abantu batari bagenzi bacu, tureke kumva ko batari part of the game. Ni abantu b'ingenzi mu mukino, tutabafite umukino ntiwabo. So hareke kuba ikintu kimeze n'abakumva ko baciriweho iteka, amaradiyo, ibitangazamakuru, federasiyo, minisiteri byabavuyeho. Ni yego nibakore neza, ariko nanavuga yuko hakenewe n'akantu ko kubaganiriza, ko kubabwira ati nyabuneka mutuze, nta byacitse, umuntu yakosa, umuntu yakwibeshya, kandi koko bari abasifuzi bose siko babikora nkana, harimo na kwibeshya birashoboka. Twibuke ko ari abantu nibi bintu natwe kenshi tubivuga kuko twasubiyemo amashusho. Babigwaye byiruka kuri uriya muvuduko ugomba guhita usifura ako kanya bikiba, ushobora bibaho rwose wakwibeshya. So habeho nyine no kureba uburemere bw'ikosa kugira ngo nabo bataza kusa naho turi kubatemeraho itaka wenda habamo no kwibeshya nabyo bibaho. Naragoze cyane turi mu isaha yacu ya kabiri ruga rw'imikino hano mu murenge wa Busogo. Ariko rero ndabona rwose akavura kahise kandi